Mwene data nshuti nongeye kukurarika muri aka kanya keza ko kugira ngo dusabane n'Imana twumva ijambo ryayo. Mukomeje kubana na Pastor Jean Jacques. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 5. Tugiye gusoma guhera ku murongo wa 38 tugeze kwa 48. Dusome. Mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa irindi n'iryinyo rihorerwa irindi, ariko jyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire n'uw'ibumoso. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe umuhe n'umwitero. Ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe umujyane no mu cya kabiri. Ukwaka umuhe, kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wanga umwanzi wawe, ariko jyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru, kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Nimukunda ababakunda gusa muzahembwa iki? Mbese abakoresha ikoro nabo ntibagira batyo? Nimuramutsa bene wanyu bonyine, abandi mubarusha iki? Mbese abapagani nabo ntibagira batyo? Namwe mube mukiranutse nk'uko So wo mu ijuru akiranuka. Amen. Nshuti mwene data, dukomeje ya nyigisho yacu yo kugira imitekerereze ya Yesu, bidufasha no gukora nka we, bityo tukagera ku guhinduka atwifuzaho, ariko kuba amatabaza amurika mu mwijima w'iyi si. Twaherukaga kureba uburyo twagira imitekerereze ya Yesu mu kugira umuco wo kuvugisha ukuri. Uyu munsi tugiye kureba uburyo twasa na Kristo mu mitekerereze ye, tugira urukundo nk'urwa Kristo. Mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa irindi n'iryinyo rihorerwa irindi. Yesu asobanurira itegeko yerekanye ko ubushake bw'Imana butari uguhora, ko ahubwo bwari ukugira impuhwe. Itegeko rero ryari rigenewe kubwira abacamanza gutanga igihano gikwiriye icyaha umuntu yakoze, aho kuba iryemerera umuntu ku giti cye kwihorera. Urugero, usomye hariya mu Balewi igice cya 24 umurongo wa 19 ndetse n'uwa 20, haranditse ngo umuntu natera mugenzi w'inenge yiturwe nk'ibyo yagiriye undi. Kuvuna igufa guhorerwa ukundi, ijisho rihorerwa irindi, iryinyo rihorerwa irindi. Uko yateye undi muntu inenge aba ariko yiturwa. Aha haratwereka neza yuko iri tegeko ryari ryo kwifashishwa n'abacira abandi imanza. Ntabwo ryabwiraga umuntu ngo umuntu nakugirira atya nawe uze kumwitura gutya, ahubwo ryabwiraga abari bubacira urubanza uko bari bubigenze. Abantu rero bo barihinduye iribafasha kugera ku byifuzo byabo byo kwihorera, bavuga ko babituye ibihwanye n'ibyo babakoreye, ariko siko Bibiliya ivuga. Ku bijyanye kandi n'akarengane, Yesu yatanze igisubizo kitari gisanzwe kandi kitanahuye n'uruhande ababyumvaga cyangwa se abari bamuteze amatwi bifuzaga, ndetse sinacyo bari bamutegerejeho. Kwemera gutakaza uburenganzira bwawe aho kuburwanira ni iby'ingenzi mu gukiranuka, ushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana ritwifuzaho, no kugira neza kuruta kuba ari wowe ubikorerwa. Mu kutubuza rero kwihorera, Yesu atubuza
kwibera abacamanza b'ibyacu, anavuga ngo dukunde abanzi bacu tubasengera, bityo bizadushoboza kunesha ikibi tukineshesha icyiza. Abafarisayo bari bagendeye ku magambo yanditse hariya mu Balewi igice cya 19 umurongo wa 18, havuga ngo ntugahore, ntukagirire inzika abo mu bwoko bwawe, ahubwo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ndi Uwiteka. Mbese bahita bumva ko bagomba gukunda ababakunda gusa. Bashingiye kandi kuri Zaburi 139 umurongo wa 12 ugejeje kwa 22, handitse ngo Mana, icyampa ukica abanyabyaha, mwabicanyi mwe nimuva aho ndi. Bakuvuga nabi, abanzi bawe bavugira ubusa izina ryawe. Uwiteka, sinanga abakwanga, sininuba abaguhagurukira. Mbanga urwango rwuzuye, mbagira abanzi banjye ko bakwiye kwanga, mbese bo babifashe nk'aho bakwiye kwanga abanzi babo. Yesu we atubwira ko dukwiriye gukunda abanzi bacu, kuko mu kubakunda no mu kubagirira neza nibwo tuba twerekanye ko Yesu ari we mwami w'ubuzima bwacu. Inshuro nyinshi rero abantu iyo bageze ku bibafitiye inyungu basoma Bibiliya bashaka umurongo ubafasha kugira ngo barengere inyungu zabo, ariko imisobanurire ya Bibiliya nk'uko hano Yesu abidusobanurira, aratubwira ngo ahubwo nidukunde abanzi bacu kugira ngo turusheho kugira imitekerereze ndetse no kugera ikirenge cyacu mu cya Yesu. Uru rukundo rurenze urwo dushoboye, ariko rurashoboka iyo twiyeguriye Yesu by'ukuri, kuko ari we wadukiza kwikunda tuvukana, tukanemerera Umwuka Wera akadufasha kugira urukundo ba bandi tutashoboraga kurugirira, kubera ko we adushoboza ibyo intege nke zacu zitari gushobora. Ni hehe rero Yesu ashaka ko twerekana gutungana mu kugira imitekerereze nk'iye? Ahambere ni imiterere. Nubwo muri ubu buzima ntawujuje byose, Yesu ashaka ko buri wese agira intego yo gusa nawe no kugera ikirenge mu cye. Ikindi ashaka ko turushaho kugira imitekerereze nk'iye ni mu kwera. Twe kuba nk'abafarisayo twitandukanye n'imico mibi y'iyi si, twumvire ubushake bw'Imana aho kuyoboka ubwacu, tugaragaza urukundo n'ubuntu bwayo mu isi. Icya gatatu ashaka ko dusa nawe mu mitekerereze nk'iye ni mu gukura. Ntabwo twagera ku mitekerereze ya Kristo mu mwanya umwe, cyangwa ngo duhite tugira ubuzima bwera tugitangira gukizwa, ahubwo tugomba kugenda dukura tugera ku guhinduka kuzuye no gukomerera mu by'Imana. Ikindi cya kane ashaka ko tugira imitekerereze nk'iye ni ku rukundo. Duharanire gukunda abandi nk'uko twikunda mu byo dutekereza no mu byo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kubonera kwacu rero kuzashingira ku myitwarire yacu igenda ihura no gukura mu by'Imana. Mwene data, tuzagera ku gutungana niba imyitwarire yacu n'ubukure bwo mu mwuka byose bigaragaza gutungana, kandi duhorana inyota yo kurushaho kujya imbere, kuko abifuza gukomeza gukura bazabigeraho nk'uko Bibiliya itubwira ko ufite ibyiringiro byo gusa na Yesu yiboneza nk'uko
Kristo nawe aboneye. Tubisoma hariya mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Imana iguhe umugisha nshuti mwene data, kandi kugirire neza mu byo ukora byose. Haranira gusa na Yesu no kugira imitekerereze nk'iye, kugira ngo nawe akugeze aho yifuza kugera. Uwiteka aguhire muri byose mu izina rye ryera. Amen.